ay'ubwonko ay'umutima kunanirwa kw'ingingo azajya aryama ubishaka reka ntabonye ibyo ukora bizana inoti waryama se reka bazakora pe urumva nyine niyo bari mu bindi bihugu bya Afurika bakora amanywa nijoro ibintu by'ibiraro nicyo bajya kubikora nijoro kandi no ku manywa bakoze none niyo na burya baba bazi ko wenda ariko tusubire mu butaka butagatifu rero mwaraburere barabutwitse abatwitse ese ubwo mwese nawe ariko reka mbaze mubwire nyamara buriya Imana ariko nasomye ijambo rirambwira ngo ni muri Luka riri mu bice nimba riri ngahe rivuga ngo abigisha amategeko urumva ngo babise urufunguzo rw'ubwenge urufunguzo rw'ubwenge uzi ko Abisirayeli bafite ubwenge bwo gukora imvura bakayikora ni uko ari cyangwa n'urufunguzo baravuga ngo mwabitse mwatujije abandi kwinjira namwe ntimwinjira ni urw'ubwenge cyangwa n'urw'ubwenge ese ko wagira ngo ari urufunguzo mwafunzije umubuzo abandi kwinjira kandi namwe ntimwinjira andika urufunguzo urufunguzo rw'ubwenge buriya rero niko nyine twasomaga ngo ubwenge icyo gihe ubwenge buzagwira iyo twabisomaga kera twarabisomaga ni nk'aya magambo nyine ngo umenye ko iminsi imwe ko hazaba ibihe birushye n'uyu munsi hari umuntu yasoma ukumva rwose ayasomye nk'uko twavugaga gatigisi mu kera nk'uko twafataga umuvugo uri mwiza mama mu mutwe kumva ariko ubwenge ubu nibwo turi kubona ko ubwenge bugwiriye ubu nibwo tubonye ubwenge kabisa niyo byo gukora imvura bari bivuga ko bibaho rwose bisanzwe Isirayeli na mbere yose ajyaga yikora ngo ikagwa no mu mirima yabo imvura ikagwa mu mirima yabo ahandi hose na za Amerika ngo jya bikorwa ngo hari igihe ngo bajye bayikora nko mu ntambara ikagwa mu banzi babo bakagushiza imvura amahindu koko aho bari bakamanura n'urubura n'imiyaga n'inkubi byose ari ibintu artificiel by'ibikorano uwo bahanganye akaba ariwe bijyaho ngo bakaba bari kugera ku cyo bashaka kandi ngo niyo bazi akenshi buriya ngo uzasanga ari nabo bakora n'ibitwaro bya kirimbuzi uravuga abandi Abisirayeli ibihugu byinshi bikora intwaro Imana ishimwe ko n'umuntu wacu ariko bahanga benshi buriya ngo bifashisha Abisirayeli bo birashoboka no ko baba bagira abashimisite kuruta abandi bantu bazi nyine ikoranabuhanga bavuga ko aribo n'undi ba mbere hafi yo ku isi ariko ntacyo intwaro byo witonde ko natwe turi kuzikora mu gihugu cyacu we bakunzi ba Shalom TV 195 turashuje turifuje amahoro y'Imana isumba byose turifuje gubwa neza mu mwami reka dusuhuze abaduteze amatwi bari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali aho ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko utera uburezi arabwibanza iyo tumaze kubasuhuza abo mu gihugu cyacu twambuka n'ipaka tukavuga impande enye z'isi mwese muradukurikira kandi ndabizi neza ko mudukunda Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo iyo tuvuze hirya cyangwa se hanze y'igihugu ubwo tuba twinjiye mu diaspora twemeze nko ziba niko bimeze tuba twambutse amazi magari kubera ko hari ibihugu utavuga indimi zimwe ariko kandi zirimo abanyarwanda ndetse n'abarundi kuko abarundi buriya turumvikana 5 buri Kinyarwanda n'ikirundi ubwo amagambo make batumva ni make ariko ndabizi neza ko batakenura umusemuzi iyo ugiye Burundi Rwanda kuri nta muvuga mu Kinyarwanda uravuga rwose uravuga bisanzwe uyoboza inzira bakayikurangira urasubiza bakakwikiriza ni bimwe rwose ariko kandi hari abandi batumva ururimi rw'Ikinyarwanda ariko bagasobanurirwa n'inshuti zabo namwe mujye mudufasha mwe nabo ngaho kugira ngo bumve amakuru yo mu Rwanda amakuru y'Imana tuba twabazaniye kuko nibyo twibandaho cyane bivuze ko aya n'amateleviziyo iyobokamana hagiye witwa ngo iki iyobokamana ni iyi hagiye witwa ngo iki amakuru ziraziritse TV ziraziritse TV ukitwa nkitwa Kwizera Valence ziraziritse ariko wambaye neza mu buri gihe mbarambaye neza amanzi uzageraho nyamara buri munsi uhora wambara neza ugamije kungusha ahubwo no gutuma nirata ariko urashaka kuzavuga umuntu kudodera kwambika tuzamwamamariza ariko azaduha amafaranga da niba adakeneye kwamamaza cyangwa afite andi yamamaza
reka tumureke kera ubu sigira ngo simba namwamamaje atanayambaye urumva wamaze kubibona n'undi gutyo n'undi tuba twamwamamaje byarangiye. Arakoze cyane iyo tuvuze kwamamaza, ariko kandi n'abantu bashaka kwamamaza, ariko kandi reka duhere kuri aba ngaba abantu bakeneye amazu yo kodesha, amazu yo kugura, amamezo passage yo kuba iminsi mikeya, cyane cyane nk'abaturutse hanze y'igihugu, abadiaspora baza bagashaka mezo passage yo kuba iminsi mikeya, mujye muduhamagara tubarangire. Abafite amakwe tubafatira amashusho ndetse meza cyane. Turabanyamwuga, ubundi turabanyamwuga byose n'indirenganya ubikora mutazampamagara mumbaza inzu ntabwo namenya aho icyakora nahita mpamagara ntirenganye muzambwire, ariko uri ntirenganya niwe ukora umurimo, ariko nimumpamagara nzahita mbageza aho ari, mubwire n'uyu muntu aragushaka cyangwa mbahuze. Njye muri kumuri Theoneste Ntirenganya n'amazina yanjye, telefoni iri kuri screen uzabibona. Mbibutse ko dufata amajwi n'amashusho mu makwe, mu maseremoni yandi nuko nyine, kandi tukabona n'amafoto meza. Nimujya kwitatase murabona amafoto no muri baby shower hose ufata amashusho, hose baby shower, bride shower, amanama, byose hose ufata amashusho n'amajwi. Kamabwira uti nta shusho nta cyabo. N'abashaka kwifotoza ku ruhande rwabo baraza nkajya muri studio bakafatira amafoto kandi ameze neza. Baze bakugeraho kabisa bakunzi bacu. Mujye mutugana muduhe ibiraka, muduteze imbere mu izina rya Yesu Kristo. Bivuga ngo iki? Ngo muvuga ko cyose uzagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Bakunzi ba Shalom TV ndetse na Zirazirisi sinzabasonzane. Akunda kuyisonza kandi rega uri kuyisonza ko abantu mutamuzi rero amakwe arahari murabikora, wibeshye ko mwambika ikanzu wa agira ngo aratwite sinza gisonza ko, ariko nozo umugane baciye ngo marira mu gwate bajya mu nda na marira agiyemo imwe marira kwa wararize cyane, ariko ngiye guhoza warize ki kontineri kabisa aba yari amarira uze ko umunsi yasenze yaravuze ngo twishimishe ibyishimo bingana iminsi watubabarije, ariko ubundi bo n'imyaka twabonye n'ibyaha. Iryo jambo naryo riragoye, ntabwo rigoye. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarije, no kuvuga ngo niba umbabaje imyaka 50 ushimisha imyaka 50. Yes, Yohana n'ijana. Ese urumva umuntu wabaye Imana ibabaje umuntu imyaka 60 kandi azamara 65 abayeho ariyo yamugendeye azamara, agasenga iryo sengesho Imana irabyumva ariko ntirisubiza. Ariko harabirisubiza nyine harabirisubiza, n'ubundi ntago reka nkubwire hari n'indi buvanga icyo nyine cyose simpera ko nyibona. Ariko rero buriya reka turabana Imana iratugenera reka turabana muri danje nyamara iyo nurize umwana wawe yashaka byose harimo turabana tu Imana dufata nk'abana nande wundi twubaha cyane ngo muze imyaka 90 aba ari umwana w'Imana ibi kimuhetse none rero yari iyo biranaryoshye urakaka n'ibanga ry'Imana. Twega ro twubaha tuti arakuze mu mwimukire na Imana iti Imana nta muntu ukuru turabana bayo biranejeje ko ndumwana w'Imana kandi ari ibintu umwana atagusaba nawe ngo bimushye kumbe, ariko atari ko wayibuze nkabira nabisa nta mumaro byamara akashabura ibona nta mumaro byamara. Ntawonye Imana rero gisanga impaye inote ntacyo zamarira. Oya Yesu yako kikumarira ariko zigakura ku Mana yampaye iziyingumisha hose nizime Imana reba ibyo n'ubundi byo nkora niyishoboza n'umwanya nyimazeho n'imbaraga zayo nizime nyinshi ariko no kuyinambaho ntitumengeye urishora kubikubaye ibintu areka kamubwira inzirike kigufi. Nakoze ubushakashatsi nsanga hari abantu Imana ije kuma ngo ntabwo uzongera gutanga ngo ibintu reka mbere ki, ariko urasanga umuntu aragura imodoka ariko twize kubivugaho ugasanga ngo ahari ifoto umuntu uhagaze ku muhanda yaze kumara ifite amuciye je nzayitanga nzayiha umuntu yisabye n'utayisabye yagera imbere yawe n'umukobwa wambaye twatu tugeze hano agahita mukubita bakagenda akora ku bibero burya uri kubyumva bagahitira muri rogi nawe warabatwaye uri kuvuga ibyo wabonye none kutari umukobwa ko batamutwaye ureba wabibwiwe n'iki ngahita no muri rogi mbese ntabwo mujyana waje ndashaka kubwira iyo modoka ushaka
ngibyo ibintu nuko nzabigenza ugasanga abantu bavuye ku Mana kubera bya bisubizo nyihera imodoka nzajya ntwara abantu usanze ku nzira batanyagirwa ntwaremo abarwayi njyana abagiye kubyara izakora umurimo wa hato Uwiteka nyihera imodoka Imana ikasenga Mana mbana mu kinini cya kizu yamara kukiguha ugasanga umugore afashe icyumba cye nawe usigaranye icyawe none se abari mu cyumba nasaba bo ntibabifata ntibagabana ibyo n'abari mu cyumba n'abari muri chamburete bagabana uburiri ari chamburete iyo giye abazimu baje byo ntibavaga bari mu nzi ndezite n'abari muri chamburete bagabana uburiri uruvane muri chamburete n'abari muri yanzu y'ibyatsi kera zikibaho yitagira ibyumba itagira ikirimo akantu kitwa urusi harya iyo Satani yaje ntacyo reka dusenge wasanga ejo hazaza ahaca ari heza ariko Imana imyihere nawe twababariyemo n'imyaka twabonyemo ibyaha Imana ikaduha ibyishimo ariko Mose yaramye imyaka 120 bose rasengesho yarisenza ngana ati yamaze 40 mu butayu ayo y'Abisiraheli iyo yatangiye kubayora afite ntawe uyiri Mose nayo yarasengesho ntago Imana ari musubije tuzakora ubushakashatsi tubiganireho neza yapfuye afite 120 yamaze 40 mu butayu itazwi umubare niyo yari afite ajya kuyora bisi utagera kuruhana nabo cyajya amara kwica umunyegiputa gahonga yari afite ingara kandi yari mukuru ziko ageze ahantu agatashaka n'umugore yari mukuru kandi risengesho kubwanjye uko natekereza yaba yararisenze ahubwo yegera hafi yo gupfa kuko uzi ko atageze i Kanani yapfiriye niba ari kuri Nebo ku musozi witwa Nebo ashaka arisenze hafi hariya rero ahubwo yegera gupfa bati Imana rwose arabara imyaka kubura n'imyaka yo kwa Farawo yebaraga nk'iy'umubabaro kuko yari atari muri bene wabo yitwa umwana w'umukobwa wa Farawo nubwo yari akomeye ariko yirana we kuri we yari umubabaro kuko ntiyari muri bene wabo ngaswe Imana amwishimisha ibyishimo bitara imyaka amabarije Imana itubabaza iminsi myinshi ikaturuhura miki uzabicunga wowe uri munsi wo gushakashatsi ku bantu muziranye hari umuntu ntumuvuga amasirani muvuga ukumvura mwibuka ntumuvuga tumwihorere ariko nejo buri muntu abatse Imana shati kana akayaramaze kuzuza uruzu akirukorera finisaje aruryamye mu meze neza afite imodoka tubira tangiye kuzamuka tangiye kurya ihita mutwara ahita pfombiza nejo twamuvuze kenshi atari kukimana iguha ibintu igahita inagutwara utarabirya idushimisha iminsi mike ntabwo twarababaye myinshi ariko nuzi ko Shitani yabwiye Yesu ngo napfukama akamuramya ngo aramuha iby'isi byose ubwo buriyereka by'isi birimo umutego munini cyane ese ko tubikeneye mu gihe tukiri mwiza ariko rikoze mubwiye isi turabikeneye buriya hari abantu bazi ko Imana itanga amafaranga Imana ngo itanga ubutunzi bitanga ariko nanjye nemera ko ibitanga yewe ntabwo mbyemera ahubwo nasanze Yesu aravuze ngo naje gutanga ubugingo ndetse bwinshi Imana ikintu gikomeye cyane kuri ni ukubona umuntu afite muravanga amasije wowe ntabwo ariko wagombaga kuvuga vanga abantu benshi bazi ko Imana itanga amafaranga ariko Imana irayatanga itanga n'ibindi byose niyigena niyigaba ubugingo rero ahubwo ngiye nshatse navuga ko ahubwo Imana itanatanga ubugingo ahubwo nakunyimoza gutyo ubugingo umuntu bwe n'ubwifatira n'ubwira kuko kwizera no kwakira Kristo nibwo bugingo yaje nyine kuvuga ngo yaje umwizera nakwanditse umwizera akemera umwemera akizera izina rye yamuhojeje uko umwana w'Imana ariko utamwizera utamwemera ubugingo ntabwo afite kandi uvuze ngo ufite umwana aba afite ubugingo ariko ntabwo ari ibintu yatakaje hasi umuntu agenda atoragura uko hanyuze ntabwo ubugingo bwa Yesu yavuze ari nk'uko umuntu atakaza amafaranga umuntu akagira agatora nibyo twavuga ngo isi niuze byose nibyo Uwiteka yes aho naho twakubira nibyo Uwiteka ariko kandi kuko twavuze Imana itanga amafaranga Imana itanga ahubwo atari itanga naba bose ubona nubwo wenda yari inyigisho abantu ba debate y'igihe kinini n'abandi bose ubona niyibibaha yewe n'abatayisenga n'abatayize ariko bo bibwira ko ari ukubera kwiga kwabo no gukora cyane kandi ibyo byose simbirwanye ariko Imana itarimo wakwiga kiga mu bihugu kaminuza Imana itarimo no kwandika izina rye ntiwabimenya wacuruza nk'ubwo ibintu nagiye ncuruza amoko y'ibintu nacuruje wakumirwa
ariko abantu wenda bashobora kugira ngo sinzi gukora handi ariko narakoze ndanagerageza kuri umukire we wambaye neza bino umukire we je ntago rwose mvuga ko ntari umukire umukire neza amafaranga basaba nayo amafaranga nayo kongera ubukire ifite no gufasha abandi batabarabugira mbese abandi nkafasha Imana kubigeza ku bandi ko bakunda iby'isi ngo bagwa mu mutego hari n'indi mvuga ngo bakunda iby'isi ntago babihaga nyine ngo nabasogokuza nabo ntibahaze ariko uko byagenda kose iyi kamera turi gukoresha ni y'isi ntago iri mu mwuka ntago ari ijuru imyenda twambaye niyo mu isi ntago ari ijuru tutariye ntitwavuga ibi turi kuvuga no kuba tuzi gusoma no kwandika ibyo si nk'ibiri mu mwuka ntaho bihuriye n'ubugingo ubugingo ubugingo ni Kristo ariko iby'isi bagira ngo hari indirimbo bajyaga baririmba giye bayirimba nkifata gutya sirize nyirimba narimo narumva umuhungu ari kuyitera ngo naho ibindi byose wabireka ngo kampindura igikoresho cyawe ngo kazampa n'iherezo ryiza ngo ntacyo amagambo ntabwo nayaririmbye gutayembera byago nurize ko gutayirimbye ibindi byose yabiretse ibindi byose Imana ibiretse ikaguhindura igikoresho cyayo igikoresho kitambaye kitarya kitatega imodoka kitagira inzu ahubwo bavuga nka Salomo nese noza Paul avuze ngo byisimbira ko ibambwe hanyuma yajya kuboha amahema ntiyabohaga amahema ngo arye abone ibiryo ariko Paul yarakene bijya mu nda si iby'isi se ariko nese yabaye batarye ndavuga ati murabizi ntawe naremeye mubambwe nabyo bikandeba mubambwe biterwa n'iby'isi yavugaga ibyari byo hari ibyo atigeze agira cyangwa se ntiyagize umutima ururumba kubera ibyo atari afite ariko hari ibyo yari afite Paulo yari yarize none yo kukiri kurumbira amafaranga ntabwo niko yarurumbira ngende gusenga nka Salomo ngo ndinda ubukene bwatuma asabiriza ndinda n'ubukire bwatuma nkuvaho hagati aho hari iki hagati aho hari umunyenga rero burya isengesho Salomo yasenze n'iry'ubwenge rinini ariko umuntu akiraryana umuntu akiri igihe cyose anyuzwe n'ibyo afite ko nta bunyurwa utanyurwa n'uwagiye kwiba nuvuga ibi nawe aranyuzwa utanyuzwa ajya kwiba ajya gusambana ngo abyongere arica ngo abyongere abatanyuzwa ukuntu Yesu yavuze ubwo mufite ibyo kurya n'imyambaro munyurwe na hanyuma udafite ibyo kurya n'imyambaro udafite ibyo kurya n'imyambaro se wenda imyambaro hoye nta biragoye uwo nyine arasenga nyine bati Mana rwose ariko se byo gushaka arimo ashaka amafaranga wowe niyagura ibyo ngibyo amafaranga niyagura imyambaro niyakuvuza urwa ariko ntirenga ntabwo ushobora kubibona n'amafaranga uzi ko ubona dukorana ibiganiro gutya wirengagije ko naniwe kugura insimburangingo ngo banshyire mu mutwe uzi ko ari igihe turi kamera ukabona wenda mugize ibindi bibazo utaruzi iyi nkovu ntabwo uyizi mu byangaha bakoze bakurikiye murabona inkovu zirazise afite ahangaha gutya ahangaha aha hantu n'imbere bagomba gushyiramo insimburangingo inote ntabwo nazibuze ubu ntiwajya kubona ukuntu nambaye pararize uretse witeka nyine mfashe wenyine ntabwo ujya ubona ko mvuga nka didimanga biriya ntabwo byabagaho bije vuba hari igihe uvuga nka didimanga n'ibintu bishyashya biriya bitewe nuko kugira ibibazo mu mutwe ugiye kubona ukuntu nambaye gutya mbaye pararize si inote zabuze ngo bamvure witeka nyihera inote wo kabya nzajya nziha n'abandi babizi singira ubusambo n'ubundi kandi Imana izazima ndabyizeye ndashaje ariko bizaza tujye mu kiganiro mwana tugeze kure reka twatangiye hari iki ngiki turaribuze ibi tuvuze byarize nko gusuhuza ibintu biri aho gusa kigiro nyirizina ntabwo turake uzi ko tuba tubikora uzi ko tumaze iminota 16 muri ibi ngibi twagize ko cyo ariko ko atari bibi kandi hari no byagira umumaro bakunze badukurikiye murabona ko hari ikibazo ariko kandi ikene igisubizo amafaranga nimwe muyafite nubwo tubamwe Imana yatanga ariko yayahaye abantu amafaranga ari muri mwebwe mukanda kanyeraho ariko kugira ngo bagakande gatege cyangwa bakara numbwiye nokuri nkurahiye wite kimo kazabyara bw'inshuti zacu ahubwo mbwirira ya nshuti yacu twembi ariko aho cyangwa uzamumbwirire mu gikari umusaza nyamara ariko uramwana uzi ko buriya avuka mbizi ya nshuti yawe ariko twongeye kwivuga izina ryo irabizi ya nshuti yawe nyine iri ku butaka butagatifu ako karahagije nejo twaravuganye nejo twaravuganye wa musaza shaka bamufashije bakamushyiramo akantu mvuze buhoro kugira ngo atabyumva
oya ntacyo uriya mwana kuri n'umwana mwiza n'ubusanzwe oya wowe ubundi wasenze mwuka ni na ukora se nuko bose ni abantu bifura cyane mwuka ni ukora ndanagusuje sha ndashaka kubikuvuga izina ariko uri ku butaka butagatifu ukaba inshuti yanjye urabizi twararuhanye burya unavuka ndabizi nuko ariko buriya kabwira abantu bariyo inshuti zanjye ariyo n'abandi kandi nawe uzi mbwira undi utaruriye hariyo uriya reka tuba tumaze kumuvuga ko twaramuvuze cyane tugatuma ibiryo bimukora akaturikira abita Pastor Gasana uramuzi Pastor Gasana Pastor Gasana yewe okay undi hari wita Aris uri abajya ikuzimu inshuti yawe kandi yaragiye Aris ariyo mwari Rebeka deja amaisha afika huko ariko ubutaka butagatifu Imana ishimwe Nyagasani nabane nawe kabisa aje ku butaka butagatifu niyo ari baguwe neza zacu zimaze kugerayo buri hari n'abandi tutibuka hari n'abandi tutayibuka cyangwa se tutari twamenya ko bariyo ariko urumva giyeho hariya mfite inshuti 3 ziriyo nta ambasaderi utagenda wowe uzajyayo oya ntabwo nzajyayo ndagira ngo ngusengere ugende iwacu haranyuze ngusengere uhite ujyayo ntabwo ndo kujya mfite ntabwo mbisengera nta matsiko ariko bizi ko byo ngo bakubise umuriro ariko ejo bundi sere bayiteho umuriro sinayigeze ahantu kure igihe umwana w'umuntu akora umuriro yabawuhereje bakunze badukurikiye reka tubabwire ngo Israheli ku itariki 30 ariko ngo ni umuriro ngo wohejweyo ngo n'abana ngo barawakoze umuriro ngo woherezayo ariko se ngo nabise imvura ni indege yazanye umuriro aho umuntu waje arawucana bawurashe umuriro wagezeyo ese bari bawurasha yitwa guki ni mu mujyi neza Tel Aviv mu majyaruguru ya Israheli majyaruguru ya Israheli ikarita geography ya Israheli ngo bakoze ngo wohereje umuriro haraka kuko iminsi ine nta bantu bahitanye se nta bintu nta mazu ubona mu rumare iminsi ine urumva byanga byakunda ushenye amazu washenye iki ibintu byose twabisomaga muri Bibiliya kera ariko ntago ndamenya abantu baba baraguye muri iyo mpanuka y'impunzi ko nimba nabi abo bantu bacu se bari ntabwo muravugana kwa kwica intambara n'umurunda ufite hano ndawufite ufite umuriro ufite muri telefoni wawohereje waka ufite umuriro ariko noneho Israheli ifite ubushobozi bwo gukora imvura urumva iminsi yashize baro bavuze ko Ubushinwa bwakoze izuba ryabumurikira bwonyine kandi buri bihugu binini ku isi bwakoze izuba urabona hari makuru nayo numvise ko ngo bashaka kura ngo izuba rizajya riva ku manywa na nijoro sasa bintu twarabisumagarega muvandimwe ubwenge buzabwibwonko ay'umutima kunanirwa kw'ingingo kwibukaya reka ntabonye ibyo ukora bizana inoti waryama se reka bazakora pe urumva nyine niyo bari mu bindi bihugu bya Afurika bakora amanywa nijoro ibintu by'ibiraro nicyo bajya kubikora nijoro kandi no ku manywa bakoze none niyo na buryo baba bazi ko wenda ariko tusubire ku butaka butagatifu rero mwaraburire barabutwitse abatwitse ese ubwo mwese nawe ariko reka bazamubwire nyamara buriya Imana ariko nasomye ijambo rirambwira ngo ni muri Luka riri mu bice nimba riri ngahe rivuga ngo abigisha amategeko urumva ngo babise urufunguzo rw'ubwenge urufunguzo rw'ubwenge uzi ko Abisiraheli bafite ubwenge bwo gukora imvura bakora ni uko ari siko cyangwa n'urufunguzo bavuga ngo mwabitse mwatujije abandi kwinjira namwe ntimwinjira ni urw'ubwenge cyangwa n'urw'ubwenge siko wagira ngo ari urufunguzo mwafunzije umuzi abandi kwinjira kandi namwe ntimwinjira andika urufunguzo urufunguzo rw'ubwenge buriya rero niko nyine twasomaga ngo ubwenge icyo gihe ubwenge buzagwira iyo twabisomaga kera twarabisomaga ni nk'aya magambo nyine ngo umenye ko iminsi mikuru azaba ibihe birushye n'uyu munsi hari umuntu yasoma ukumva rwose ayasomye nk'uko twavugaga gatigisi mu kera nk'uko twafataga umuvugo uri mwiza mama mu mutwe kumva ariko ubwenge ubu nibwo turi kubona ko ubwenge bugwiriye ubu nibwo tubonye ubwenge kabisa
byo gukora imvura bari bivuga ko biho rwose bisanzwe Israel na mbere yose ajyaga yikora ngo ikagwa no mu mirima yabo imvura ikagwa mu mirima yabo ahandi hose na za Amerika ngo jya bikorwa ngo hari gihe ngo bajye bayikora nko mu ntambara ikagwa mu banzi babo bagushiza imvura amahindu koko aho bari bakamanura n'urubura n'imiyaga n'inkubi byose ari ibintu artificiel by'ibikorano uwo bahanganye akaba ariyo bijyaho ngo bakaba bari kugera ku cyo bashaka kandi ngo nibo bazi nabo akenshi bura ngo uzasanga ari nabo bakora n'ibitwaro bya kirimbuzi uravuga abandi abisirayeli ibihugu byinshi bikora intwaro ahubwo Imana ishimwe ko n'umuntu wacu ariko bahanga benshi buriya ngo bifashisha abisirayeli bo birashoboka no ko baba bagira abashimisite kuruta abandi bantu bazi nyine ikoranabuhanga bavuga ko aribo n'undi ba mbere hafi yo ku isi ariko ntacyo intwaro byo witonde ko natwe turi kuzikora mu gihugu cyacu we witonda aho kwandikira ibarwa ngo mwibasha wafungura wowe ufunguye akagenda asinzira atya mu kanya gato afunguye ibasha gusa amakaramu uko wandika uramuti w'ikaramu byose byo kwisi niyo mpamvu rero byose n'ibimenyetso bitwegereza ku mperuka kandi ko isi yakwirimbura ubwayo uzarebe kuri televiziyo gusa aho imirwano yabaye birabihugu bifite ibyo birasana kabisa ugasanga inzu etage nini utuntu twose n'utuvu n'inzugi byose byabaye ivune kwa utaje uri mu murambaro munini cyane kandi ari abantu baje bakarurasa abarurashe bahari bagihari bahumika ari bazima bakarurasa ugasanga birumvikana reka twigarukiye tuve muri tuvuga kuri izi ntwaro u Rwanda rwakoze biravugwa ubwo twinjiye muri biravugwa ko ngo rwakoze intwaro ngo ariko kandi ngo ntabwo ruragira ubushobozi bwo gukora amasasu y'izo mbunda uri kubyumva ntabwo ruragira ku rwego rwo gukora magazine y'amasasu ajyamo nubwo rwakoze ikarakasi y'imbunda gusa ntabwo rwakoze karikasi nta karikasi y'imbunda ibaho ahubwo rwakoze imbunda kuba rutakora amasasu cyane kuri magazine ibyo si ikibazo ibyo ni mu minsi mike nabyo uzumva babimuritse kuko si byo bigoye ntabwo waba washoboye isuka ngo umuhino kunanire ntabwo byashoboka nabyo bazabikora biriya bintu rero bivuye ko babimuritse mu nama yabaye ngo yitwa isika inama yabaye bakabimurikamo twajya tubona ku none se bese gatoya ibyo bihugu bizajya biza bigura imbunda mu Rwanda bigiye kugura amasasu ahandi n'ubundi ku isi yose niko bigenda cyangwa se batanga komanda amasasu aze bagurira n'ubundi no kuva na mbere hose ni gake cyane wasanga igihugu gikora byombi ntabwo byakunze kubaho n'ubundi hari n'imbunda zimwe na zimwe zagiye zitangirwa ugasanga umushinga wizwe n'umuntu umwe ari nk'imbunda abantu bahimbye izina ryitwa katyusha ariko ntabwo ariryo zina ryayo mu kuyiga muri teori bavuga ko izina katyusha ari iry'umugore w'umuyapanikazi we ari we witwa katyusha we rero ngo yarayitekereje mu bwonko arandika mu mpapuro ariko ntiyayikoze ariko agaragaza ko icyo kintu cyabaho umushinga bikavuga ko abarusiya hari icyo bayikozeho ndetse ko n'abazungu muri Afurika y'Epfo nabo hari icyo umva ibihugu byose bijyana n'ubundi ntabwo ikintu cyajya gikorwa akenshi na kenshi bamwe bakora isasu nyuma bagasanga ntirifite imbaraga rigera kure abandi bakazariha imbaraga cyangwa n'isasu kuko n'isasu naryo rigizwe n'ibice nka bitatu buriya iri ryoroheje ryo muri sanzwe rigizwe n'uduce nka dutatu hari akantu kagenda kajyaho koherejwe hari na kiriya kigwa hasi abantu bavuga ngo cyitwa igitoyi ariko rya zina ntawe uzi iyo rituruka igitoyi ntawe uzi iyo biva hakaba n'utuba turimo imbere bita pudire ushobora gusanga n'ubundi rero twose tudakorwa n'igihugu kimwe hese ushobora gusanga umwe akora kiriya kintu kigwa cy'abantu bita igitoyi undi agakora kariya kagenda bita bare undi agakora pudire birashoboka igihugu kimwe gishobora kubikora byose nk'ubu ku ikoranabuhanga ariko mu gihe cya kera n'ubundi wasangaga igihugu kimwe cyarakoze imbunda iyi n'iyi kikayikora neza ikindi kikazakora bombe yo gushyiramo cyangwa se kimwe kigatekereza ikintu cyajya ahantu kigaturika akagitekereza ati ntawagira ikintu akagishyira mu mushinga undi akazagishyira mu bikorwa cyangwa se ikintu giturika cyajugunywa n'ukuboko akaba ukora akantu katuma giturika undi agakora ibirimo byaturika undi agakora icyakirinda kwituritsa gutyo ntabwo ari igitangaza ko bakora imbunda ariko batarashobora gukora isasu cyangwa se uko batarishobora ahubwo batinze ku mbunda umushinga watangiye wo gukora imbunda ariko ari imbunda n'isasu gikomeye n'iki
byose birakomeye, nta gikomeye nta n'icyoroshye kuri byombi kuko ntacyo kimwe cyakwimarira. Ntakwishana nawe none ahubwo ubu mbaza utekereza ko ndagusubiza giswa utekereza ko ubu ngo ari iki n'inkoko ngo niki gikomeye niko ubaje bizu ngo ari iki n'inkoko niki gikomeye. icyo nuko imbunda irambitse hariya nta masasu ntacyo yabimaze. Isasu ufite amasasu miliyoni nta mbunda ntacyo wayakoresha. Wari wakubwira ati niba afite amasasu gusa irakora abantu bita nk'umwambi, urasaba umwambi w'ikibiriti igaturika. Iyo ni tekinoloji yawe uzajya ushyiraho, ntabwo ryaturika. Mbese intego yawe ni uko riturika. Waba urifite nyine urifite ukarirambika aha ugashyira umwambi nk'ibyo uze rigaturika. Intego yawe kwari uko riturika, nicyo warishakiraga. Ndabizi zo nyiko ziriza mu muzirika ntago yigeze uba wenyine, ntabwo rizi mfata ntabyo sasa rero nta gikomeye ku kindi. Biriya izo magazine n'amasasu nicyo tuzabikora kandi mu gihe gito, kuko niba ariko si kwizuba muri ziriho magazine ubundi isembore gusa ariko izuba muri ziriho magazine reka tuvuga ngo u Rwanda mukomeze mutere imbere, ariko kandi tubifurije no kuzakora n'ayo masasu mutagiye kubashaka ahandi, ibintu bikaba barabara. Kuba ibintu byavaga mu Burusiya, mu Bufaransa, mu Bushinwa, iyo kure kuba bitari buve bikava iwacu, ahubwo ibyo nzabihimbamo indirimbo, ahubwo amaherezo nyiririmbe kabisa kabisa kabisa. Twaratinze, abantu bagomba kumva no kwemera dutangaza isi nyine. Abatemera tubarira muri batumva oya. Felicitation kuba ari kubikora mu mishinga, bari mu nganda, muzanyihere n'akazi nzajye nzipakira wenda cya mwazamaye akazi. Tuzana ku musozo ubwira abantu akari ku mutima. Akari ku mutima? Akari ku mutima wakavuga koko? Akari ku mutima? Ako wabikiye bakunze oya, ubu tuganiriye kuri, ariko ntabwo tubivuze cyane by'intwaro, twakusongera tukabiganira n'amoko yazo, izo batubwiye bakoze n'izo batarakora, twari twiye kuzabivuga wenda ko tugiye ku musozi ikiganiro, ko n'abanyabakunzi bacu bakunda ibiganiro bigufi. Sniper hamwe na pistol. Pistol nishobora kurasa muri neto 500. Oya hagari 400. 500 ariko ntacyo 500 birenda guturana, ntacyo uzajye kwaza Uburusi. Sniper ariko n'imbunda, sniper ko ari umuntu, uko ari kuvuga mudahusha bayita guki imbunda bavuze ko ari AC sniper, nafo mese igikoresho cya sniper yakwiye. Sniper bari umuntu, ntago imbunda ariyo sniper. Ngireze ko sniper ari imbunda oya, nuko yari bamubona akoresha imbunda ifite jimeri imufasha kudahusha, ariko sniper uvuga mudahusha, ku muntu udahusha uko byagenda kose. Imbunda yitwa imbunda, ugi masoro bakubwira uko yitwa. Kandi wa mugabo abakunzi bacu mbasigira ijambo twavuzeho umwanya munini, twavuze twiruka. Matayo ibice 24 umurongo umwe gusa abaro basigara batekerezaho. Matayo ibice 24 umurongo wa 12, nta bintu muvugaho namwe mubyivugire. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Mu bimenyetso by'imperuka harimo no gukonja k'urukundo, bigatuma bamwe bagira ubugome. Dusenge tube maso, twihane, twiyeze, ntazagire icyatuma tugira ubugome, ahubwo tugwize urukundo. Nugwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu.